ushatse kuvuga ko Rumaga himba iki arahimba bro nawe ubwe mpamye ko hari amagambo amwe namwe atazi gusobanura arimo hariya Rumaga ko rukibishoboka byose niba ari urukweto akaba yanarwita umudiho ushaka guhisha umunyafrika umuhisha mu bitabo ibyo byo ni bisanzwe siko bimeze ntabwo dusoma ariko no mu gutekereza naho wamuhishiramo uretse ko nawe arimba igishego bagihuta ntabwo narebwa kuri kamera ndarizi cyane bimwe mu bikoresho dukoresha tumena amazi ntabwo najyana ikibazo ngagayire habwo nakigirana n'uwashatse kunshyira ukarubanda kandi ari we wabijemo ubwo ninde ni jalousie ninde kandi jaras ariko sorry jire munamutinya icyambere cyo ni umunyabinyoma numucabiranya nyina aracabiranya kukwereka yuko urenze akwereka yuko urenze kugira ngo agire ikintu gukuramo cy'amakuru cyangwa se kugira ngo gucuruze tuvuye niba nkeneye gusaba imbabazi umukunzi nkifasha indirimbo amahirwe ya nyuma nkifasha indirimbo runaka kuko ngubu wakwifasha kanyafuze tuvuye wagiranye ikibazo n'umuntu wakwifasha kanyafu mu byukuri byari byabaye ntagara ibintu bya danje ariko n'uyu wabo arambwira uti uracyari aho ngaho ntago ugira iwanyu sure bro nice zipiti nase funga umunwa mburi cyo kuvuga mburi cyo gukora ariko byumva neza ndavuga nanga bigeza aho umuntu mugira ikibazo mu rugo ngewe abantu biwanyu bafata nk'umuryango wanjye yego donc ni nkuko umuryango wanjye waba udahari akaba ari mwebwe mugomba kunyitaho cyangwa se uwanyu udahari uwanyu ukakwitaho Yesikaze ku nkuru n'ibiganiro bya Top TV Show ndetse na Leya Entertainment reka nizere ko mumeze neza ari nako kandi dukomeza kugenda tubana namwe mu nkuru n'ibiganiro bidasanzwe turi kugenda tubategurira gatanu kuri gatanu tugana n'abantu henshi cyane bagiye batandukanye tugana n'ibyamamare tugana n'abantu bakora cyangwa se baba bari mu buzima busanzwe umunsi ku gundi tuganira nabo bari kuri iyi mihanda ndavuga imihanda natwe tureberaho ibijya mbere Leya umeze gute meze neza cyane kabisa ndashima nyagasani Sikayito kubwiye gutakana kuri kale ya kuri buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu ntabwo azi impamvu yiswe Leya we yumva ko ari nka Leya y'umukobwa ariko ntabwo azi impamvu ariko nawe umunsi umwe azicara yige ewana kabisa nuko rero tujye kuganira n'umutumirwa turatangira twibwira ndetse n'umujene ubona kabisa ko turi buze kuganira byinshi cyane ku buzima bugiye butandukanye ubuzima buri hano hanze ndetse nibivugwa turaza kuvugana kandi ku ngingo n'ingenzi zigiye zitandukanye ku bintu biri kugenda bivugwa hano ikaze urakoze cyane Yes reka dutangire wibwira abadukurikiye kuri Leya Entertainment ndetse na Top TV Show nitwa Nyiringanzo umunyagikondo umba nta bindi birenze aho ngaho ndi umuntu usanzwe aho ngaho tu umunyagikondo nyagikondo kabisa iyo uvuze ngo witwa Nyiringanzo iyo nganzo urayikoresha cyangwa n'izina ndayikoresha ariko ni izina kubera ko n'ubundi nigisha umuziki wigisha umuziki ndawigisha ariko muri cadre y'abaririmbyi mushaka kuririmba iyo ushaka ibyo gucuranga n'ibindi hari abandi babari bagufasha ariko ndabizi ariko ntago nabikwigisha ngo ntago namenye ko kugigisha mfite no kuvuga ngo wowe uri specialize mu biki mbizi kubijyanye no kuririmba ngo umurongo kuko burese zikuririmba ngiye ngo umurongo gusa buryo wakora nk'ibintu byawe neza nkakwigisha naje no kumenya ko nako ndaza kuza kubikubazaho nabyo biri mu byo ndi buze kuza kubazaho by'indirimbo saware yawe ndaza kuza kubikubazaho akantu kare ku kibundi mu gatinda tujye turirangiza Leandre ariko Sikayito arabanza gatinda Leya Andre oya ubundi yavuze ko dushaka gukora ngo kitwa ngo Ellen Show Ellen TV Show nabyo ni sawa ariko buriya igihe nikigera nzasobanura impamvu nayise Leya Entertainment kurenza uko nari kwita Ellen TV Show nabyo birashoboka nizere kumeze neza kabisa sofa imiririmbire cyangwa se ubuhanzi bw'u Rwanda ububona ute kuko ubibamo umunsi ku munsi uri mu studio uraririmba umuziki w'u Rwanda kuri ishusho yawe ku muziki nyarwanda uyu munsi imeze ite rero umbajije gutyo nago nabishyira mu byiciro ariko reka mbibye muri rusange nko kubimbajije umuziki w'u Rwanda urazamuka umunsi ku wundi yego
urazamuka umunsi ku wundi ariko urukundo rwawo ntabwo rumeze nk'uko mbere byari bimeze. Biratandukanye. Mbere abantu bakoraga umuziki kubera ko bawukunze. Kubera ko bawukunze amafaranga akazamo cyangwa se ubutunzi bundi bukazamo, ariko atari byo bintu atagetinze cyane. Yego. Cyane nibyo ni nacyo kintu cyagifasha abahanzi ba mbere. Binabagora gufatanya nabo ngubu, ariko muri rusange abana bari gukora barabizi kuko nibo nyine ndeberaho ubu ngubu ariko bari kubikora neza nta kibazo. Kubikora neza ariko nta bihigiye kirambye nk'icyo ba Micojo bakoze, nk'icyo ba Debeli bagikora n'ubu baracyakora. Akora ko nanjye kugeraho imyandikire y'ubu ngubu ni ya kera. Urabona ameze ubu n'ubushinze ngero bushinze n'uburaya bane gusa nyine ubu ngubu barimo barakora ibijyanye n'iby'abantu bakeneye bubu ngubu. Yego. Ubu ngubu iyo udakoze ibintu birimo uburaya bitarimo ubushinzi bitarimo nyine amagambo nyandagazi ntabwo umuntu yagutega amatwi. Ni kagashego atagashyizemo ntabwo umuntu yagukurikira. Ariko mbere umuntu yakoraga indirimbo y'ubuzima busanzwe. Yego. Akakora indirimbo nyine niba tuvuye niba nkeneye gusaba imbabazi umukunzi nkifasha indirimbo amahirwe ya nyuma nkifasha indirimbo runaka kuko ngubu wakwifasha kanyafuze tuvuye wagiranye ikibazo n'umuntu wakwifasha kanyafu nyine nk'ibyo ngibyo tu wamukubita kanyafu nyine ahita kwanga yagiye. Ariko bashe bakunda imyandikire y'ubu. Mbabarira twabaza Bruce Melody ndetse na barumaga sibyo byiza buriya rega rumaga nawe n'ubu ariko yahozeho sha buriya rumaga hari ibintu avuga hip hop ntago buriya ari ubuhanzi bw'ikamubwire nahimba amagambo sibyo nawe ubwe mpamye ko hari amagambo amwe namwe atazi gusobanura arimo hariya atasobanura. Uravuze ngo urusha rumaga ikinyarwanda. Ngiye ntago mvuze ko murusha ikinyarwanda twe turakivuga ahubwo ashobora kuba ndusha guhimba ikinyarwanda kitabaho. Ushatse kuvuga ko rumaga himba ikinyarwanda? Arahimba bro, reka nkubwire reka nk'urugero rwa hafi, reka dufate abantu babiri, reka dufate ikinyarwanda cyo kwa Sentore. Yego. Dufate ikinyarwanda cya rumaga. Rumaga ko ibishoboka byose niba ari urukweto akaba yanarwita umudiho ariko byibuza akagerageza kuvuga ijambo riri buze ko kugora abantu kuryumva ku buryo yumva ko yakomplitse abantu. Hari akantu yasobanuye nyine ameze nka babana nyine twavugaga abangaba bakora ibinyarwanda bimeze kwa kundi birimo nyine bigoranye bishegu n'ibiki na man se bwo hari akaboro yasobanuye kuri Twitter. Hari indirimbo yitwa abenshi bazi ko ngo yitwa Amanihura ya Rugamba. Amanihura yego Amanihura ya Rugamba. Reka nkubaze uretse gukomeza Amanihura wora yazi ntago nyazi gakomeza. Noneho we aravuga ngo ntago ariko babivuga ngo baravuga ngo mama nihe uraye Rugamba. Ibyo n'uyu munsi ntago ndabasha kubyumva. Ariko wacakiye ndi hari umutipsi wahise ashyiraho uyinshakire. Hari umuntu ukoresha Twitter umutipsi yahise ashyira aravuga ati imyaka maze kwisi nzamanihura ntabwo wayankuramo uko wiboneye. None se wa mugabo wereka nkubwire sibyo wenda reka dusa nk'abasubira inyuma atagira umuntu uza kunyitiranya no kumva ko nagiye beef n'umuntu mukuru kuri ngiye uretse ko tanduta ntago ruta pe kuko kuva muri 2004 bino bintu ari imbirimo kandi 2004 kandi atangiye ejo bundi sibyo ariko simbizi by'imyaka hari nabimwibesha ngo kubera ko ngavuga biriya bigambo by'ibifefe Kongo ngo bro impamvu mbivuze gutyo ayo manihura hari batayakuramo sibyo kuri YouTube yaracyari ni Amanihura ya Rugamba kandi maze avuga ko yashatse kuvuga iki. Aravuga ngo we asobanura ko ari mama nihe uraye Rugamba. Amanihura mama nihe uraye Rugamba. Andika ijambo kurindi nizi literature andika ijambo kurindi ureye kuri iryo jambo aricyo bishatse kuvuga Amanihura. Oya nubundi nawe yakosoraga ibingibi yavuga ko atari byo. Yakosoraga ibyo yavuze wese. Oya yakosoraga avuga ko batavuga ngo ni Amanihura ya Rugamba. Ahubwo avuga ko bavuga ngo mama nihe uraye Rugamba. Mama nihe uraye Rugamba. Nkeneye kumenya aho yize. Yize mu Ruhango. Mu Ruhango yize bike. Yize ntago mzi ibintu yize ariko nyine yize mu Ruhango. Ariko nagira umuntu nyishyiramo. Nyine niko tujye tuganira sometime sibyo nyine tuvugishe n'ukuri rimwe na rimwe wa mugane wantuza. Jihadaza ubwenge bukeya ariko arabukoresha.
cyo tunavugisha ukuri rimwe na rimwe sibyo cyo tuvugisha ukuri kiriya kinyarwanda ciwe ni ikinyarwanda kiri pire none se ibyo avuga ko mba numva nk'iyahuye n'urutanga rw'amaboko barumvikana bumvikana mu biki mu kinyarwanda cyabo uzi ikinyarwanda ndakizi tugereze tuganire ijambo mbwira ijambo runaka wakika naba ntazi mu kinyarwanda turiganireho turebe iri jambo utazi ndayifite ahubwo buriya wa mugani nimunyumvisha uwo muntu rwose reka tworoshye ibibazo rwose oya mwihore tuzareba undi munsi ariko nyine hari ibintu nkumva nyine kugira ngo mbe nakumvikana na wawe ngo nuko nta nyine anyumvisha ibyo bintu byari none se bo uravuga ko ikinyarwanda cya Rumaga kimeze nk'igifefeko cyangwa ni igifefeko cyuzuye harimo ikinyarwanda harimo n'igifefeko reka nkwereke ijambo ndagenda rivuge utangiriye inyuma ndagenda still ndumva ndagenda niba ntibeshye ngaho shaka ukuntu uvuga nka kuri yavuga utushyira muri iryo jambo rero ko ngiye ntajya kubaza igisobanuro cyabyo ntabanje nyine adufatira mu kudatekereza tufite wa mwanya none se ushatse kuvuga uziko kimwe cya kabiri cya reka nkubwire kano kantu ushaka guhisha umunyafrika umuhisha mu bitabo ibyo byo ni bisanzwe siko bimeze ntabwo dusoma ariko no mu gutekereza naho wamuhishiramo no mu gutekereza kwe oya urancabiranyije ushatse kuvuga ko Rumaga aduhishira mu bifefeko n'imitekerereze ahubwo uriya mugabo ararenze bro reka nkubwire Sentore Gilles oya abana bo kwa Sentore ndavuga Masamba yego intore sibyo Gilles we ntago nyine ntago mbizi nawe aracyari kwiga nabonye yashizeho na dread pa wow urumva ikinyarwanda cya Masamba uracyumva niyo kikubwiye ari no kugira inama ari gukosora urabyumva nanjye kankubaza ariko se nanjye kankubaza uvuze ko ikinyarwanda cya Masamba cyumva yego imbuguyu ni iki imbuguyu ariko kumva ikintu ntago bivuze kucyemera reka nkubwire sibyo I mean sorry kumva ikintu ntibivuze kuba ukizi reka nkwereke nk'urugero rwa hafi nkurikije amagambo ya mugabo aririmba avuga iryo jambo naryo ndaryemera kuri baho nubwo nta hasi igisobanuro cyane mu ndimi baravuga ngo nakumereye imbuguyu ngo haruguru y'umukondo ntago nibuka uretse ko nawe arimba igishego rwagihuta ni iki rwagihuta ntabwo narivuga kuri kamera urazi ndarizi cyane oya cyane bimwe mu bikoresho dukoresha tumena amazi cyane Robin nta kibazo shabure bakuru ko Lea ntungore nuko umujene batubwiye uburyo Rumaga rwose ikinyarwanda cye abashaka kuducabiranya 5 kuri 5 Rumaga numwe mu bantu bemera mu myandikire y'ikinyarwanda sorry kwemera no kwemerwa biratandukanye numbwira ngo ni umuntu wemerwa mu myandikire y'ikinyarwanda aho ngaho ndagira za kumva ariko numbwira ngo wemera nanjye uzi nanjye ibyo nemere ibyo mubwiye byose ndabyemera reka mvuge ko yemerwa mu myandikire y'ikinyarwanda hanyuma nta kibazo kuko iyo ugiye kureba usanga indirimbo nyinshi navuga wenda izubu usanga byibura navuga nkeya muri zo abazishyizemo ukuboko kw'ibitekerezo urakoze cyane fata urugero rw'indirimbo zimwe na zimwe turasizi natwe n'abana ba melody n'abandi agenda yandikamo biriya bintu abandikira n'ibyo byiwe ibi naho ibindi abashaka guhanga udushya abashaka kuducabiranya nyine yerekane ko ashobora kwandika ibintu birenze n'ibyo yandikira abandi gusa simvuze ko byose ibyo yandika bitumvikana sibyo yego reka umutipe tumwihore reka Rumaga tumuveho reka tumwihore mugana atagira ngo twanamugize n'ikiganiro bikava wenda bibyara ibindi tumugire ikiganiro se ninjye wamushyize ku karubanda yego urumwe rero mu bantu bagiye bandika indirimbo nako bagiye baririmba indirimbo bakazikora zimwe zigasohoka
naje kumenya ko waje no kujyana ikibazo na Gahongayire yaje kukubrokora. Ibyo ntabwo turi bubigeho ko ntabwo najyana ikibazo na Gahongayire, ahubwo nakigirana n'uwashatse kunshyira ku karubanda kandi ari we wabijemo. Ubwo ninde? Ni jalousie. Jalousie. Jalousie ninde kandi? Jaras. Jaras umwise jalousie. None se Okay, reka ibyo tubiveho. Ubundi ubusanzwe hari indirimbo zawe wigeze ukora ariko sorry. Jire munamutinya. Oya impamvu nanze ko tubijyamo cyane, navuze ko hano tutazigira pointinga umuntu intoki kugira ngo twirinde bya bindi byo ku YouTube channel by'amatiku bikurura nyine ibindi bintu. Amatiku yo muzayakorana ntabwo nzayakora. Yego. Ndabeshye maze twayatangiye kare. Ntabwo ndi kumva kuba nani tikuririmo kuba nyine nani tikuririmo. Oya ari gushaka kuncabiranya nayo kugira ngo ashiduke nabigezeho, ariko bimbaze mbigusubize. Aho kugira ngo uce hirya ku ruhande. Ikibazo cyawe na Jalas na Gahongayire kimeze gite? Nta kibazo ufitanye na Gahongayire. Ikibazo gifitanye na Jalas. Byagenze bite? Nta kibazo kirenze. Ikibazo gihari ni iryo jalousie yiwe gusa nta yindi. Ikindi reka mbibwire ngo ni buno buryo sibyo, ariko ntihagire umuntu uza kumbaza ibintu byinshi. Nawe nabikenera azababwira sibyo. Icyambere cyo ni umunyabinyoma. Cyo ni cyane. Numucabiranya nyine aracabiranya kukwereka yuko urenze, akwereka yuko urenze kugira ngo agire ikintu gukuramo cy'amakuru cyangwa se kugira ngo gucuruze. Yashatse gucuruza. Yashatse gucuruza. Reka mbivuge gutyo ko ariko akunda ameza, ariko simbyite ngo ashaka kuncuruza ko ntago kugira ngo we ngacuruze. Ngiye mvuze kuncuruza ngewe. Mnavuze gute? Wavuze ngo habaye kwibeshya. Mvuze ko kugira ngo acuruze tu. Kugira ngo bitaza kumvikana mu byo byavuze gucuruza umuntu ni ikindi kintu. Byaje kugenda gute kugira ngo Jalas ajye acuruza kuri wowe bikagera kuri Gahongayire? Niwe wabigeshejeyo. Ese ubundi iriya ndirimbo numvise iyihe? Ndanyuzwe nyine, none se ari ikibazo. Iriya chorus no yaririmbye? Inde wayiririmbye se? Wowe. Wigeze wumva mwijwi ryanjye mo hariya? Neze mu ndirimbo ntero ukuntu bakora icyo bita noza sample, undi muntu akaza kayiririmba. None se hasohotse sample cyangwa hasohotse? Ese ubundi oya wowe uri muri ashaka kuncabiranya aho gari wowe. No kuvuga baza wowe uri guca ku ruhande. Oya ntawe uri guca ku ruhande. Byaje kugenda gute kugira ngo Jalas ugirana ikibazo na Jalas bijye no kwa Gahongayire nicyo cyo. Reka rero se nkubivuga muri makeya, hanyuma mwimukene kuri bino bintu sibyo. Jire ubwo yarampamagaye ngira ngo ni mu 2018 ijya kurangira nga 19 gutyo, niba twagezemo. Hari byo rateguraga gukora, noneho arampamagara arambwira uti tuganire. Ambwira utuntu dusa nkaho kugira ngo ashyushye umutwe. Mbanda dashyushye ndavuga yayisohoye, avuga ko ari runaka wayanditse. Nyine burakare buranye ankoresha ikiganiro ngo cyamazo nk'amezi 3 cyangwa ne gutyo. Yego. Ewana dusohoka nyine kumbwira ko ibintu birenze nta kibazo kugana nibi birangira gutyo n'ikiganiro kivuyeho, ariko icyo yashaka gukuraho yagikuyeho. Niba ngo yakubwiye ko indirimbo naho ngusubiza aho iransubiza kubera iki? Nakubwiye ibyo washakaga. Shayo batubwira nakaza mutwe none. Nukuvuga ngo ngiye icyo nashaka kubaza. Indirimbo icyababaje icyatumye Jalas agutumira nuko indirimbo yasohotse bavuga ko yanditswe n'undi muntu kandi ari we wayanditse. Aho ngaho ngiye nicyo cyambabaje ngewe. Nicyo cyakubabaje? Ahubwo we ntago cyamubabaje ngufasha, we ntago cyamubabaje ninge byababaje. Nanashyuwa mu mutwe kuko burana nyine nashyuhijwe n'ubusatu. Nimwe nabuye ko nta kibazo mfitanye na Gahongayire. Oya ni magambo ndanyuzwe niwe wayanditse. Ntago ari nge wayanditse. Mfitemo akaboko. Ufitemo akaboko ariko credits nazo wahawe. Kuri nzabwa nande nyine nkuko umuhanzi avuga ngo iyi ndirimbo we ni yatayima nta kibazo. Kubera ko ntago yaranze. Ntago yarakuze. Nyuma ariko yaje kukwandikira. Twaravuganye. Arabati ubundi bimeze bite? Kugira ngo ubone ko bari abahungu bikarakasa kandi bafite abantu barusha imbaraga. Nta mbaraga arusha Gahongayire. Burya nyine ushobora kuvuga tu ushobora kujya imbere kamera ukavuga, ariko haravuga kurusha umunwa. Byanyeretse yuko nyine afite imbaraga zirenze izo we afite. Yego. Okay.
katwigire mu bindi tuve muri ibyo ngibyo bamugani bititwa amatiku ni amatiku se ni amatiku ahubwo uri gushaka nawe none se niba atari amatiku kuki gahongari yakuburutse yamburutse none se hari business tugirana ibyo ashaka kumenya yarabimenye ahita kuburuka abroka gasiya rega sindi ku rwego rwe none se ko tutajya mu nama ngo tuganire arandenze ubundi iyo ndirimbo isohoka ikorwa no kuvuga ngo ntago wigeze uhura na gahongayire oya mani dore okay reka ngusobanure kano kantu sibyo ngiye dore ukuntu nitereye ndi nkunda umuziki tu nshobora kuza none iyo bigeze kuri gospel banumva nasara tugahukunda nyine nkundi wa muntu ushobora kuza nko muri studio nakumva nk'akazi kikarimo nkaririmbamo nkigendera tu sinzanakurikira ngo byagenze gute kuko nyine nta bushobozi mfite bwo gukora ayo ma video n'ibiki ko nta nyine ibicuruza audio ntago yagucururiza nk'uko cyakoze mbonye umuntu bimfasha nabikora ariko ndaza ngakora nkicomukira nkigendera ariko akantu nakoze ntago nakiyoherwa tu ubwo waraje aririmba utangamo amaide urigendera okay yari gicuranze nka piano gusa yari gicuranze nka piano gusa okay reka twigire mu buzima busanzwe ubugize gutya mwana urubunzize mu siribateri uburadohotse kubenda kuvuga ngo bro acha mbaza ibintu ushaka nari none se imeze bite mwana mu buzima bwo kuba muryama muri babiri mutandukanye n'ubwanjye giye urumva ndarara nkoze kare mu buriri ntabwo ndyama ndi babiri njyama njyenyine kuteze kandi baraduhutse useruje kunyara twagera turi babiri cyangwa nagenda njyenyine oya wagenda wenyine sawa ndyama njyenyine gute se kandi nzi ko vuga mane wica ku ruhande uzikise oya ndabizi ko nyine washatse nashatse wari uhari se nshaka abantu bahembaze shami n'umwana wawe muzi urugo se rumeze gute urugo oya ubu ngubu mugemeze neza njyenyine why kandi nzi ko uri kumwe na madamu tugeze ku bana niba nabonye Imana yashimye ko tutagukomezanya ubwo cyangwa niwe ubwe wabishimye ari bigendera shuwa nawe urumva ngewe nari nzi ko urumva n'impamvu abantu baganira buriya hari igihe abantu baganira bagakuramo nyine reka mbyite ubundi bumenyi cyangwa se ubundi bwenge none tutagiye ku ruhande niki cyatumye wenda umureka akagenda cyangwa byagenze bite kugira ngo kano kantu kugira ngo byumve neza ikibazo kimeze nk'icy'umuntu yambajije aha ngaha yarambajije ngo kuki useka kandi ubabaye nyine nkurebye mba muntu umeze nk'umuntu wishimye kandi ukaba ubabaye namusubije ko igitabo cy'ibitwenyi ndakigira n'igitabo cy'agahinda nkakigira iryo jambo rirakomeye uburyo bumwe ni 50-50 reka nkwereke reka se nk'ubafasha kino kintu ntibashyizeho imyaka 18 yego na 30 yabananiye na 40 yabananiye turi kugana hese bro urukundo yego ni 50 kuri 50 yego nta numwe wageneye kuba umucakara w'indi ngo azakundwe kurusha undi yego ibyo ndabyemera uri kubyumva neza yego cyangwa icyo nakunze cyo kuvuga ngo ivangamutungo ibyo byari kuzanangiza byinshi wenda bizagabanya n'ubwenge bwabo yego abakobwa ni beza n'abagore ni beza n'abamikazi baranatubyaye ariko ngira ngo bagiye bashukwa n'abagiye babarira gute bagiye bashukwa n'abagiye babarira kwibwirwa yuko ugiye kujya gukundwa akazwa n'umugabo mutanyumva nabi nanjye ibyo bintu ndabikunda byo gukundwa akaza umugore yego ariko iyo uzi neza ko ugomba kuba ukundwa akazwe gusa ariko wowe nta touch yawe muri ibyo bintu nta ruhare rwawe ufitemo gusa tuba turi kugana hehe ni hahandi
bro gushaka umugore ntibivuze kure inshuti zawe zose ngo zigende yego kandi ngewe niba twaramenyanye nywa amazi sibyo Yego. ntuzaza ngo umpindure ushyire kuri fanta yego ni gutyo nyine ubwo buzima burimo siko bimeze Yego. kubera kugaragariza ko ngukundwa kaza ntago ari ukuza ngo saa 12 mbe nageze mu rugo ni ibintu byinshi nyine birimo aho ngaho iyo myaka 18 abacu ba 35 n'itandatu yemwe banaturuta byarabananiye none barashaka n'uwa 18 barashaka 18 ugikeneye kurerwa narabanye nawe deja ngira ngo ngiye kuva na 19 yego mu kwa gatandatu yego kuri tariki 30 nibwo nakoze ubukwe yego ntabwo umwaka ngira ngo twatandukanye mu 2020 urumva umwaka wo nta nubwo wari urangiye neza ariko muri uwo mwaka ambabarire ahari nacumure muri ariko niko kuri bro niba ari ikintu kiruhura umutima no kuvuga nta n'uwo naje kuririra aha ngaha yego nuko wimbajije ariko sinabura kutabivugaho 2020 nibwo yagiye ariko muri uwo mwaka yaramaze kwahukana muri rimwe bivuga ngo 2019 tugira tukibana nabaye igikondo amezi 4 itanya kuba mu Gatsata ari kubyumva mu tukigerayo ukwezi kwa mbere yaramaze kwahukana agiye bro umugabo ukubita umugore ni imbwa kugira ngo wumve neza ko nta kintu namukoze wenda ngo cyo kumukubita cyangwa kumuca inyuma cyangwa iki niba ninyutse kuva ko umugabo ukubita umugore ari imbwa nubu bw'amane buriya wanagenda ukisohokera ukamwihorera ubonye kugeze ku rwego ushobora gukora iryo kosa rwo kwamukubita ko wamukubita aragenda ibyo bintu byakozwe n'uyu mwana bagiye gushyingira w'imyaka 18 ese ubundi reka mbabaze kano umva ari kansubiza umuntu ugiye kuba n'umuntu mu myaka 18 bakundanye mu gihe kingana gute byibura bakagombye kuba barakundanye afite nk'imyaka 11 at least twe kuvuguruza sibyo bakundanye mu minsi mu gihe kingana gute kugira ngo bahite bakora ubukwe kugira ngo bamenyane ntago urukundo rw'abana rwemewe abana bagikeneye kurerwa berekwa nyine uko ubuzima buteye bro ntago ari cyo gice kubinjiza mu rukundo ubu bagiye kubinjiza mu rukundo guhera ku myaka 15 niyo bakubita mada abantu bahere mageragere ngo bari gufunga ngo under age bro iyo ukundana n'umuntu hari ibiba hagati yanyu mutabipe ntago abantu bakundana n'undi bagamije kuryamana naguciye mu ijambo muri iyi minsi hari ntabwo navuga ngo ni ibintu biharawe cyangwa se bigezweho bitewe nuko si rimwe si kabiri si gatatu si kane dutaha ubukwe tugasanga umugeni aratwite yego nyuma y'amezi nk'atanu cyangwa 6 akabyara niba bagiye kubana bafite imyaka 18 umugabo akazaba afite ya principe ivuga ngo nzajya kubana n'umugeni wanjye cyangwa se nzajya kubana n'umufasha wanjye atwite Leandre ibyo bintu tuzabyakira gute ku giti cyanjye imyaka 18 ubu gikeneye kurerwa preto ubu uri umuntu ugifitwe mu nshingano z'ababyeyi impamvu ubu kirangiza secondaire hari nabo batararangiza secondaire ubu kiri fragile mu mutwe ubwo nivuga fragile reka bivuge mu kinyarwanda cyiza ubu cyoroshye mu mutwe ubu uri umuntu ushaka gushuka byoroshye uwo muntu umusore w'imyaka 18 ugiye kubaka urugo cyangwa se umukobwa biragoye ko tuzabona ingo zikomeye nk'izaba papa bacu cyangwa se mama bacu biragoye kubera ikikora ko azaba gikeneye kujya mu tubyiniro akeneye kujya ku Gisenyi hari inshingano z'urugo atazakora kubera ikikora ko nyine hari ibyo atarabona reka ntanga urugero rw'abashuga daddy n'abashuga mami ushaka kubura umupapa ufite amafaranga wenda uyabonye mu myaka 70 cyangwa 60 kubera ko utigeze umwabyeyi utigeze ujyana n'umukobwa mu myaka mitoya mu myaka 30 cyangwa 25 n'ingahe ngo adolescence uyikoresha yego niyo handi ubona habaye retardage cyo bita retardage handi ubona umupapa w'imyaka 70 arimo aratereta umwana w'imyaka 18 cyangwa 20 aho ngaho ntekereza ko bizatera ikibazo kuko natwe ubwacu tuzaturi kwica ahazaza
nk'imiryango yacu. Njyewe ntekereza ko ku myaka 18 na 21 ku mukobwa ndayumva, ariko ku musore ku myaka 21 ubu gikeneye gukora, ubu gikeneye byinshi cyane byo kwiteza imbere. Erega biragoye. Erega Leandre, nta nubwo turi no mu Bahinde ukora ubukwe ukajyana n'umugore wawe mukajya kubana mwese mu gifamiye. Icyo gihe wenda ababyeyi banyu barabitaho babamenye n'iki sibyo. Ahangaha iyo ukoze ubukwe baraguherekeza n'umuryango mukagenda mukajya kuba mu nzu yanyu mwenyine sibyo. Nta numwe uzagira undi nama ifatika. Tuvugishije n'ukuri, umukobwa w'imyaka 18 w'imyaka 18 ni nshakura kurusha umuhungu w'imyaka 30. Yego. Kuko kuri ubu umukobwa w'imyaka 18 ese ugira ngo amakosa yose bayakora kubera ko batabizi, kubera baza agaciro bafite muri rubanda. Ikintu gisubiremo, kuko baza agaciro bafite muri rubanda, igitsina gore yanakwambika ubusuga sigara uraramye. Reka tugaruke kuri story yawe. Hari uburyo urumva warutanye kubivuga, nanone nkumva harimo izindi nyigisho, kuko wavuze ati urukundo ni 50-50, ntago waje gukundwa kwazwa ngo nawe ntukundwa kaze cyane. None ngiye ndimo ndibaza, umudamu wawe muri icyo gihe cyayo meza ngahe yajyanwaga n'iki? Bro, hari umunsi twagiranye ikibazo byamne nyine byo ku urugo rutaburi, ntago rugura ibibazo tu. Yego. Kandi ntabwo nkuze cyane, mfite imyaka ariko ntabwo nkuze cyane ku buryo ntagirwa inama na mabwo cyangwa se n'undi muntu ari we wese ukuze. Ntabwo mvuga uwo yahamagaye cyangwa uwo bavuganye kuri telefone kuko aramuzi kubw'icyubahiro cyiwe. Arambwira uti byagenze gutya na gutya, mu by'ukuri byari byabaye ntago ari ibintu bya danje, ariko n'uyu wabo arambwira uti uracyari aho ngaho ntago ugira iwanyu. Sure bro, nahise zipiti, nahise mfunga umunwa, mbura icyo kuvuga, mbura icyo gukora. Ariko byumva neza, ndavuga nanga bigeza aho umuntu mugira ikibazo mu rugo. Ngewe abantu biwanyu bafata nk'umuryango wanjye. Donc ni nkuko umuryango wanjye wawe udahari akaba ari mwebwe mugomba kunyitaho, cyangwa se uwanyu udahari uwanyu ukakwitaho. ngo ntago ugira iwanyu. Niho kubwira ngo ubundi uwo muntu muri kubana ufite iwanyu gute? Bro, umubyeyi uri serious, niyo umubwiye ngo urakanyura atarakubwira uti ntungerere mu rugo urugo rwawe ngururiye. Yaravuga ngo subirayo. Ariko rimara ko ako kikambwira nge ntago wampima muri ubwo buryo, ako naje gufunguka amaso nyuma. Ntago nyine yarampimye bro, nagize ikintu bita depression ya danje, ndananuka ngira hafi 40 munsi, ndananuka cyane kubera umwana w'umuntu bro. Ndananuka bya danje yahukanye rimwe itagera se. Umunsi wa mbere agenda tukiri mu Gatsata, narababaye bya danje, mwirukaho. Nari mvuye mu kazi nakoreraga Nyabugogo. Ni Nyabugogo nakoreye, ndabyibutse uwo munsi bitewe n'akazi nyine nakoraga. Nje nshaka ufunguzo mbona arafikinze, ako bitewe n'ukuntu ibirahure bimeze sinabona ko yakuyeho rido yajyanye ibintu bye byose. Sure yari yabitwaye byose. Ndahamagara ntiyanyitaba, azandikira message utireba urufunguzo aha ngaha urukuro. Ndambwira uti sheri wambabariye nkaza basi nkakurira mu rugo tukavugana basi ukanyumva. Hamagara mukecuru wanjye ndamubwira, ambwira uti rero mwihorera cyafite uburakari. Umugore acuruzwa nuko we wakwemera amakosa, wowe emera ko ari amakosa wakoze, kabaye nubwo wowe ubona ko akurenganye byemere. Ndabyemera. Process zibaho, tujya kumugaga umusura, ngira kwa tugeze no mu gihe cya COVID-19 gutyo nyine twa turi muri COVID. Tujya kumuzana aragaruka. Umuvanye iwabo. Kangira inama abantu, ntuzibome ku muntu kabone nubwo waba waramushakiye mukajya korera ubukwe hehese ahantu munsi y'ubutaka, ahantu abantu ugine batazi. Kuko igihe uzababariza umutima wawe cyangwa se umutima wawe ugakomereka, bizagutwara igihe kirekire cyo kujya kwivura we ari kugira mu iterambere ryo hejuru wowe ukiri hasi. Nibona ko bidashoboka, leave it. Mwihorere. Aho kujya muzabane no mu nzu
igihe uzaba maje kuzamuka kure umwihimureho ahure n'ibibazo ukore n'ikosa ryo kumukubita kugira ngo bakumana gufunge oya wikomeretse umutima wawe go mureke agende ikosa nakoze n'iryo ngiryo nababaye bro bwa kabiri nanagenda mara iminsi ndyamye mu nzu agahinda ka danje ubwo twari tugeze aho wari umaze kumucyura aragarutse mu rugo aragaruka uri kubyumva yego ubwo agarurina bya bintu byose yatwaye muri icyo gihe twari twimuka aho ngaho tujya Nyagasambu ndahabona aho twabaga ntitwakodeshaga aho Nyagasambu hanyuma tuhageze haba ibindi nyine by'ibibazo nk'ibyo ngibyo bimeze gutyo urumva bro aya ma brad show mukora abashiki bacu bakora azabasenyera tu kuko kera habagaho ikintu bita imihuro ikitabirwa n'abashangazi abantu bakuru nyine bagusobanurira icyurugo icyo ari cyo ariko iraba uyu munsi akaza bwana bw'ubukobwa bw'inkunda rubyino butoya uribaza inama bazakugira iyo ari yo uri kubyumva haramwe bimwe narinziho umuntu atinyuka akabwira umuntu ngo naramuka akubwiye nabi nawe uzamusubize nabi uzamubwire nabi ibyo se biba muri brado shower nahinzi ko ahubwo babagira inama zo gufata abagabo neza ariko reka nkubaze akazi k'amatsiko kora brado shower sibyo uhamagara umuntu bita ngo ni reka use nanjye utanga urugero ku bantu bakunda kujya ku social media cyane b'abakobwa reka mwihorere ushaka nyine umukobwa uteye nk'uwo nguwo umuzane muri brad shower yawe sibyo mu by'ukuri azabaje ku noneho batanga umwanya wo kugira inama abantu sibyo we yaribyariye ubwo mugende mukura nk'abanyu we yaribyariye agatajyana n'umwana wiwe agatandukana n'umugabo mubwira inama zakugira iyo ariyo kandi nibo baza mu brad shower kugirwa inama no mu divorce urumva agiye gutanga urugero ariko reka tubyihorere donc ni nko kwicara mu nzu ya etage y'amagorofa bakaguteguza ngo iyi nzu igiye kugwaho ukagumamo igahita kugwa hejuru ariko ntabwo ari bose yego ntabwo ari bose ntacyo Nyiringanzo ubwo abaraje bwa kabiri mu gihe Nyagasambu byaje kugenda gute nabwo kugira ngo none ubyange burundu uko byagenze hari icyo ngize kubabwiraho cyuko igeze kuvugisha umuntu kuri telefone ibyo byabaye tugeze Nyagasambu bamaze kuvugana nagize agahinda ka dando burakari buranyica avuganye naramubwira uti ntago ugira iwanyu hari kuwa gatandatu ngira ngo oya hari ku cyumweru yego ari umugore ukubwira gutyo oya uwo yahamagaye nanze kumuvuga mu izina yego reka tumutsinde kugira ngo bibe byiza mu cyubahiro cye pe nawe aramubwira uti ntago ugira turacyariho ntago ugira iwanyu turacyariho numva burakari buranyishe ariko kubwira kuri telefone twahamagaye ushinzwe mu mudugudu duhamagara n'ushinzwe isibo n'abandi bayobozi navuga rero hari ibintu bimwe na bimwe bikoreshwa n'umujinya ukazabyicuza njye ntabwo najya kujya kurega mu nzego ariko kaduhamagara n'abantu batugira inama sinifuza gusenya ndashaka kuguma ahangaha bro nashatse kugira ngo mpindure ubuzima nabagamo nari mbezi nk'imbobo ya danje buriya umuntu uzi igikondo kwa producer DJ Musa agasiga akora n'amavideo Musa DJ Musa mugufiya kagufi gakora agasiga gakora n'amavideo kakahekora no gukora ubukwe kagera gastidi igikondo nakoraga kwa Musa nkakosora bari nkakora ibiki nkirarira muri studio yiwe rero kubyumva ewana ibi yajura mutwe byaranyishe urumva nicomera nirira ibiki narapfuye bya danje ndi gato ka danje ndavuga rero ikishora kumpindura niki mpuye n'umuntu challenging cyo twarahuye arampindura pe igihe cyose twajyaga guhura nawe yirengagizaga ukomeze byatumye nanabyuha ndavuga uti sinifuza gutandukana nawe arangije afata gahunda yo kugenda nambwira
sinakubuza kugenda ariko andika ibintu byanye byose abyandike hari mu ijoro ari nijoro icyo gihe nijoro i Nyagasambu iryo joro mu gitondo hari ku cyumweru mu gitondo kuwa mbere ajya gushaka imodoka ashyiramo aragenda uri kureba agenda uri kureba uzi icyo gihe se numvaga ntacyo bitwaye noneho reka kagende wa mugabo nabaye nk'ishashi twarwa n'umuyaga handi nananukaga nyine umuntu wese akabibona urumva ku bantu bazi imbere ntarakora ubukwe umuntu nzi azi kwandika mu nsa comment yabanza afite n'ifoto nta kibazo ayishyireho ndabizi arabatayibura nari gato byadanje niba ari niyo ufite ndaza kuyiguha byadanje bro byadanje handi nyine umuntu atatinya kubwira ngo ufite ubwandu sure none nkajya none nabi ukuntu ngenda mpinduka buri munsi nabwo ngiye gusubira kwa kundi karabaye ariko byumva neza bro sinigize umwere ku bino bintu byose mvuze buri mugabo wese agira amakosa ariko nta kosa ryatandukanye umugabo n'umugabo nageze nkora nta na rimwe sinigeze muca inyuma ariko byumva namwizira kurenza uko ngiye yanyizeraga wese nawe ntawe yigeze guca inyuma ariko nawe ntawe yigeze guca inyuma ntago nabihamya kuko none se reka nkubaza akabazo k'amatsi ubundi yarajyanywe n'iki none se ahubwo wowe wamuhaga impamvu zo kuba yaguma mu rugo nta yindi mpamvu umugabo akwiye guha umugore cyangwa umugore akwiye guha umugabo we ni icyizere gusa nta kindi ubu se wabaho umuntu uha impamvu buri munsi ni bro ngewe ntago navukanye nawe sibyo ntago nakuranye nawe ntago nzi nanjye simuzi icyo twakoze gusa kugira ngo tube twabana ni icyizere only niba nta cyizere impamvu yanjye nagomba kumuha nuko agomba kunyizera nanjye nkamwizera none si yo nagendaga yabaga ziyongeye ariko urumva niba umugore agiye hari ibimujyanye egare yuko nyiringanzo hari ibitagenda mu buzima cyangwa se hari ibyo yabonye atakwihanganira njye nakubwiye ngo icyatandukanye umugore n'umugabo ntacyo nigeze nkora kandi ikindi urebye ni nk'umwaka n'igice twabanye gusa nigiye kosa umugore atakwihanganira cyangwa umugabo jya gutandukanya nawe mu mwaka n'igice ntiwamukubise sibyo bro nakubwiza ukuri ahangaha niyo twagiraga n'ikibazo cyo kurya mu rugo nakora ko kose nkaba nabibona ariko ntamenye aho bivuye uri kubyumva neza yego nk'umugabo nyine kandi ikindi iyo ubanye n'umuntu umuzi byukorohera kumwihanganira yego ariko ngo usubiriremo nta kosa na rimwe nakoze ryagatandukanyije umugore n'umugabo none se uba wumva aramutse agarutse umwakongera mukabana izina rya Yesu izina ry'Imana ni umva nkubwiza ukuri nakwemera nkajya amageragere bakamfunga kugira ngo musubirane nawe nkubwiza umuntu utinyuka ugusiga mu buzima butari bwiza kagusiga akagenda ntago wamwakira warakomeretse bikomeye ngusubiriremo sinamwakira akabona ubwo njye ku mutima wanjye naramubabariye ariko ntago namubariye ku rwego nasubirana nawe bro hari byinshi nasimbutse nashobora kuvugira kuri kamera njyewe ubwanjye byagatumye ngiye mvuga ngo ninjye ugiye basi uretse ko nta mugabo n'ubundi wahukana urumva ariko byinshi nihanganiye ku giti cyanjye ariko we ntabibone ko ibi ni ibintu nyine byagatuma nihangana niba ngewe urugero rwa hafi niba uzi neza ko ntakunda wenda abantu binjiza inkweto mu nzu cyane niyo haje umushyitsi uramubwira uti nta kibazo waradusanda ariko mambiri uze kutwinjiza inkweto zisige hanze ni urugero rwa hafi sibyo ariko ukarengaho ukihangana hari abantu baziyinjize kandi abizi neza ko nabikunda ni ikintu cyo kwihanganira sibyo kandi nabyo ntabwo ari ibintu byakantandukanyije nawe ariko Imana ibonye ko ari ngombwa ko nsubirana nawe yacyura umugaragu wayo none
akabazo k'amatsiko muri icyo gihe mwari mumaranye cy'umwaka n'igice ntago mwize mubyarana habyara iki yaryo habyara iki habyara umugabo niko njye numva bavuga ayo mugabo atera inda akabyara umugore wenda urubuto ruvamo nirwo rw'umugabo yego habyara umugore ibyo ngibyo nabwo ngo hari ibyo ntakwinjiramo kuko nibye njye bro ntago ndiho ngo mwangirize niyo mpamvu nashobora kuvuga izina ry'ibahanga yego ariko ndabizi neza abavandimwe ikigana zakireba cyane 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 yego nabakunda ubuzima bworoshye bwa social media ndabizi ko bizamworohera kubyumva neza uwo muntu se kugira ngo mujye kubana mwarambaza mwakundanye igihe kingana gite ku buryo atari bwihanganire ibibazo byose wari urimo cyangwa se ibibazo byose kirekire ntanubwo na kigufi kuko nkurikije igihe twamaranye n'umwanya twamaranaga byari kumworohera kumenya Anyway, sorry for that. Divorce ni nyinshi nkuko tubona ubukwe. Nk'umuntu wabanyeho n'umugore cyangwa se nk'umuntu ugeze gushakaho. Ubona ari iki kiri gutuma divorce ziyongera cyane? No kwikunda. No kwihugiraho ubwaho kumva ko ari wowe ukenewe cyane kurusha uko akenera mugenzi wawe. Ikindi cya kabiri ni ukubana n'umuntu uzi neza ko wumva ko uwo muntu atazakora ikosa. Nano usije kubana n'Imana. Ariko watubwiye ko ari ukwizera kandi ruva mu kwizera. Oyabretse gato. Ntago urugo ruva mu kwizera. Ruva mu kwizerana. Ariko nanone ikosa ribaho. Ikosa ribaho. Ni ukubana n'umuntu ukamuha ama condition nk'atazi byajemo. N'abandi bantu wenda bananyumva pe. Bazagereza bino bintu. Niba ugeze ku rwego wemerera umuntu ko mugiye kubana. Wimuha condition zirenze nkaho yaguforshije ko mubana. Urugero tugiye kubana ariko ibi ni oya ngewe sinkunda ibi ndabikubwiye nawe mbwira ibya udakunda nzabyirinde ariko mu gihe nzagwa muri ako kabazo kuko nishe kimwe muri ibyo ngibyo gira umutima wo kwihangana no kubyakira. Sibyo? Gira umutima wo kubyumva no kubyakira. Nyuma yuko kwikunda ari byo bintu ushobora so guca mu ijambo. Ikindi umugabo nawe umugabo mu rugo n'umugore w'umugore mu rugo. Ibyo bintu bizatuma urugo rukomera. Sibyo? Ikindi amakuru ava hanze ntago ari amakuru. Ayo utibone ntago ari amakuru. Yego. Uri kubyumva neza? Bro, natwe twirageze igitsina gabo kugira ngo dukundwe nkuko igitsina gore gishaka tugikunda. Ntago ari ukwigumura ariko nabo birirwa bigumura ariko nishaka nanakwigumura ariko. Uri kubyumva? Yego. Hari abagabo batandukana n'abafasha babo. Agashaka undi mugore we bihagaze bite? Ufite igitekerezo cyo kuba wakwegera undi mugore cyangwa ahuzwa igitsina gore muri rusange? Ku minsi ya mbere numvaga ntashobora kuzongera gukenera igitsina gore. Yego. Ariko bro ntago inda yabyaye Leandre ariyo yakubyaye. Sibyo? Kandi ubwo mwaravukiye bari babariya nawe nani hanganye nkunda guseka narutangiye kubintamo urumva kandi niyo mwaba munavukana buri wese agira harahura hatandukanye nahundi ushobora kurahura kuri mama wawe agahura kuri papa we imicira atandukanye sibyo kandi buriya umuntu aragira umuntu ashobora guhinduka agize amahirwe agahura n'inshuti nziza afite imico mibi. Rero ntago ubungubu bya ewana nimubona umuntu duhuje bizakunda. Kuri wowe experience umaze kugira yo kuba watandukana n'umugore nubuhe burere byibura ababyeyi baduhereza? Ambaza uti umwana wawe wamuwe burere? Exactly. Muri yo umwana wanjye wabidebe. Bro reka nkubwire guterura imitungo umwana twe turabyifuza kugira ngo nyine uzajya uvuga umwana wanjye afite ibibanza afite ibi n'ibi ariko ubundi ubuzima
ubuzima ubuzima umwana akwiye kubaho imbere y'umubyeyi wiwe ni ukumwereka ko baroba ifi. Yego, bitari ukubyuka nyine akabona imodoka akabona inzu akabona iki. Yego, akazavuga uti nzakurira ahangaha mukande gatoya nawe amenye uburyo bajya gushaka iyo nzu. Wenda uzabimusigire ariko mukande amenye ko nawe akwiye kujya gushaka iyo nzu. Rukubyumva. Ikindi ikosa rindi riba ku babyeyi, wowe uri gufata umwana wawe ukamubloka mu nzu muri box, sibyo ngo uzasohoka ngo hanze hari ibirara. Okay, nasohoka azakurira kuko noneho yakeneye kumenya ibyo bintu. Muhe freedom yiwe, sibyo cyakoze ujye umugira inama uti mwana wanjye ibi nibi si byiza, ibi nibi si byiza, gutaya amasaha ushobora guhura n'ibintu bikwangiza gutya, ariko wimubloka ngo mwangize. N'uwo nguwe yari afite ikibazo kimwe muri ibyo ngibyo. Hari umupapa yajyaga gutanga urugero akarutanga mu buryo buri bwa example nyine typique. Yafataga umwana akamujyana mu kabari, umwana agahita abona umupapa wenda wasinze, wenda uri kugwirirana, uri kugira gute, agahita abwira umwana uzanywa inzoga. Umwana agahita avuga ngo ya kubera iki, nguriya mupapa arimo aragwa. Agahura n'umukobwa wenda wasinze, turabona uriya mukobwa ati uzanywa inzoga, atoya ati se kubera iki, ati uriya mukobwa yasinze, akamuhingira kuko nyine ari kubyibonera. Arimo arabyibonera. Ababyeyi bacu nabo rero bagerageze kurera, cyangwa se ababyeyi b'ubu ngubu bagerageze kurera. Gufungirana umwana mu nzu siko kumurera, gukubita umwana siko kumurera, ko baravuga ngo inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. Kuba wamukabukira, kuba wagira gute, kuba ufite igitinyiro si cyo kirera umwana. Abana bakeneye umwanya w'ababyeyi baganire, nicyo cyonyine. Ariko mwari iyo wamenyereje umuntu kwiruka, urumva niyo ageze mu bibazo nabwo ariruka. Ni ukuvuga ngo wamureze umukanga, yakubona akirukanga, nagera no mu rugo rwiwe ibibazo bikaza azavuduka. Sinzi ikintu kucyumvise. Ni ukuvuga ngo iyo wamenyereje umuntu kwirukanka, niyo ageze mu bibazo ariruka. Urugero, hari abapapa babaye intare mu rugo. Yego, umwana yamubona aho kugira ngo agende amuhobere, papa iki nibi akirukanka, ntazi impumuro ya papa we pe. Akirukanka no mu rugo rwiwe, nageramo ibibazo bikaza azavuduka. ni nako bigenda. Nta yahe makosa wishinja ko wakoze? Narahubutse, nashatse nihuse. Yego, ntabwo igihe cyari kigize wenda ahubwo nuko utabaye compatible. Nizeye ibitizerwa. Nafashe umwana w'umuntu muhindura nkaho adashobora kumemukira. Nyine amagambo yambwiraga n'umwanya yampaga n'uburyo anyereka ko tugiye gutera imbere, numvaga ko nyine bimpagije kugira ngo tugire icyo tugeraho. Nta rumu nimwe nisigiye kwitekerezaho. Rimwe bitaho kubitira mu gafuka nyine, ahandi umuntu akubita guteruye ntabwo umwanya gutekereza. Narahubutse, narihuse cyane. Kabone nubwo mwatandukanye n'umudamu wawe, ariko hari icyiza mubonagaho. Yego cyane, kuko ntabwo umuntu aba muri totalement. Yego, ni cye cyiza mubonagaho cyangwa se ni cye cyiza umuziho? Ikintu cya mbere cyiza yamaye, yatumye niga kwimenya. Ikindi niwe muntu wanyigishije kuba umugabo nyine. Uburyo umuntu aryamana n'umugore mu gitanda. Bro, njyewe nibwo bwa mbere man. Okay, none twe kubigira intambara. Okay, ikindi gikuru harimo n'akantu ko gutebya, ariko harimo no kuri kundi. Ikindi kintu yatumye nibagirwa bwa buzima bwo kurara nanyoye bya byuma bya baroki bamamaza, nkirirwa nkahita nsinzirira muri studio. Yego, yanyeretse ko nanjye nshobora nyine kuba umugabo, nyine nkambara costume y'abantu bakanshagara bakanyuzura. Yanyeretse kwiyitaho, kwiga koga, ndoga, ndacyameza nusobana meze nawe bro. Umeze neza. Rero urugero ubona hanga nirwo yamaye. Wow. Akani sawa. Nyine gutya mpagaze gutyo uyu mwanya, nubwo wenda ibyo byose byabaye, ndabimukesha pe.
Wow. indahemuka kubera ko yari umuntu ukunda kuba akeye kandi ntago yashakaga umuntu nyine udakeye urumva nawe yashaka nyine umukeye nge ndi wa muntu nyine reka ngo nk'akantu ka danje aracegeranya numvise ngo 90 na kangahe ku ijana by'abagabo ngo ntibajya bisiga amavuta kuri system urumva urumva nanjye ngewe noneho nta nubwo sikoga nogaga nzi kwenda ngo ngiye nk'ahantu wenda ntakeneye kuba ifuke mbi bro nangeze ku rwego nyine ungi nyuma kumva itabi turi gikumva ariko umwanya mbwiye umuntu ko nanyoye itabi ntago yabyemera ariko abanzi nk'abadi bure nushaka kumenya neza uzajye kureba Bob murumuna wa Ezra umwegere wegere utwa John wakoraga muhariya muri na road wegere utwa Pacento nubwo twagize gutya noneho we asigara munsi yanjye ko nari imeze ariko byumva nageze ku rwego nyine maze guhinduka negera mwe baje babaje twakuranye mbagira inama bagisa gise yambaraga neza nye tukiri batoya bro nyine ukabona ko akeye nge msa nabi twaje guhinduranya gutya nyine aho ngabo nibo bantu nyine ba hafi nyine ushobora kugenda ukamubwira uti nyire nganzo ibi nibi yari ameze gute nyine yabikubwira bakabanza uti ni umutipe w'umunyempano uzi kuririmba ariko yiciwe nibi ngibi yarapfuye yagize gutya nge reka nkwereke nibajye kubwira ko nuza ko mu minsi yashize Dumba yari ari gushaka nimero za Gisa ngo ashaka kumukorera indirimbo akongera akamushyira kuri top nk'umuhanzi ko birara byihorere bro umbabare kuvuga ibyo ngibyo nge sinkunda umuntu wifotoreza ku Gisa yarananiranye ariko ni umuntu ananiranye cyane ku buryo yabuze umuntu wamufata akamushyiraho ngaho akamwita nko bita ku bandi akazamuka tujye tuvugisha ukuri Gisa iyo yakoze indirimbo umuntu aba yamufashe yamwambitse akamwitaho nk'ukwezi uri kubyumva akamuha amafaranga ngo ino ukore indirimbo ibyo byarangira huzo urumva ngo ukumwitaho akanya gato bariya niyo mpamvu uvuze ngo reka nibirara bro barashaka kumwifotorezaho ni ifoto mane ni ifoto kumva ngo nafashe ngo Gisa ngo wari noneho bagenda bamubwira uti Gisa ibyo ndi bukubwire ubyemere imbere ya kamera ubyemere yego ikintu cyane nasetsa abantu bakuze bakubitika cyane nibo mani bigize abantu badanje baguhemukira abantu muri ubwo buryo uri kubyumva neza yego bakumva ukuri ko abantu bavuga bakabyita ibinyoma 100% uriya mu baby ngo ni jihad ndamwumva 100% kanyibira kana ko mu baby uri kubyumva 100% ndamwumva buriya akoresha ukuri uri kubyumva niwe muntu ngewe ndamuzi nigeze kujya kumusura atuye mu Biryogo ruguru isoko hara kayira gatambikamo hari hano muri ghetto hano yabaga nagiyemo kumusuramo nyine nanagira n'ubwo bro namase nemete nenga ndavuga uyu ngo yashaka kunkorera ibintu nazi ndanasohoka ariko nyine bro uriya muntu nyine agira ukuri nge mpamye ko adashobora gukora ikosa ryo kujya kwifotoreza ku bantu ujye utinya umuntu utanga amafaranga ku karubanda ujye utinya umuntu none se ubakankubaze ubu Dumba agiye gufata Gisa amufashe baba peti banje binuza birwa bikora ububono kuri kamera yari yaravuze ngo ngiye kubakora iki n'iki Goma bari hehe ubu se Gisa niwe muntu abonye woroheje uzajya muri studio bakamuca make ntago byoroshye reka uravuna ariko sorry bacitswe nta kundi nta ribi ariko reka kandi sorry kuri kuravuga ariko none umuntu abagomba kubohoka rimwe na rimwe ninshake muze kubikata nari amana niko kuri turimo turagana ku musozo yego n'icyo ubuzima bwakwigishije mbere y'uko uhura n'umwe mwashaka ntabwo ubuzima bwanyigisha bro kuki sha wifuza kwigishwa n'ubuzima ntabwo ubuzima bwanyigishije ngewe ntabwo urahura nabi ubuzima bwigishije n'iki wakuye mu buzima rero wanyuzemo icyo nakuye mu buzima nuko ngomba kubaho sibyo n'igigomba kunzamura nabo ngomba kugendana nabo nabo nakwiye kugendana nabo mbwira imico y'abakobwa
imico itatu cyangwa se ibintu bitatu byatuma ugendera kure umukobwa runaka mwamenyanye cyangwa se wakwegereye. Dusangire mu kabari ariko nyuma y'akabari ntabwo twaba inshuti. Nase nta bagore bo mu kabari bubaka. Ngewe ni ngewe, uwo ni ngewe ntagarere yandi. Ubwo ni umukobwa w'inzoga. Si wivuga ngo inzoga dushobora no guhuriramo tutari kuyinywa. Yego. Ariko duhuriremo twenjoyinge nyuma y'akabari dusohotse. Warumbaje bangahe? Ni imico itatu. Icyo ni kimwe. Kwivugisha y'amaterime ya kijama. Ngomba ngo no bobire. Twaba babire nyine ariko wacananye nganyacanga ngo man ngumva mani ngo nkubwire izo mani nyine tujye tuziganira ariko mu gihe yaho ngaho ayo materme yawe ducanga nanye canga muri ibyo bintu bindi nyine tujye duhura nyine nk'ubujama gutyo uri kubyumva neza. Ikindi umukobwa ubeshya buriya ko mujama nyine hari ikintu bita ngo kubeshya akantu gatoya no kubeshya ikintu okay nabyumvise nyine umbabare nyine nkunda gutinda bukano. Umwari uzava nk'umugore muzima umuntu wese ubundi umwari wese yava nk'umugore muzima wese yava nk'umugore muzima ariko birajyana n'ibyo nasubije umuvandimwe bro. Ntabwo uzajya ukarubanda ngo ugiye kuvuga ubusa uri umukobwa ube inyanika munwa n'amenyo abantu babone umuhogo wawe nyine kuba sociable ni byiza sibyo. Yego akoraho kari muto ariko wapi uzi ko buriya Brian yava nk'umugore mwiza ariko runaka apana Shadibu nyine ntabwo yava nk'umugore muzima. Ni urugero nyine ni urugero rurangaho nta mutima mbyegereje. Ikindi umuntu uzava nk'umugore muzima abitangirira iwabo mu rugo. Niba uri umukobwa ukaba utazi gufata inkweto za musaza wawe ngo uzihanagure neza umugabo wawe ntabwo uzazishobora. Niba usigara na musaza wawe guteka n'iwawe ntabwo bizagushobokera. Uri kubyumva neza. Niba uri umukobwa ugenda ukarara mu kabari ukageza mu gitondo ubwo menya ko uzameka ingesho yuko washatse umugabo uteye gutyo. Murara nijoro nabyo nta kibazo. Muzararana ntacyo bitwaye gutyo ariko sinzi igihe muzabyarana n'abana muzajya mubashorera mu kabari ukajya kurarayo. None se wowe washyikira ko noneho umugabo asiga umugore mu rugo akajya kurara mu kabari? Ariko kankubwire nsubira inyuma gato. Nakubwiye ngo ngewe twabanye azi ko ibi nibi mbikora. Yabyakira akabyihanganira nanjye kandi nawe ibyo ndabizi. None se tuvugiye ko nta mugore ujya kurara mu kabari agasiga umugabo mu nzu kandi bakabaho neza bishimye nta kibazo kandi akaba atakora ikosa ryo kumuca inyuma cyangwa se gukora ibiki n'ibiki. Amenya ko yanyoye agiye gusinda agakabya aratega yitahire. Erega ngiye ntago gushaka ntibuze ngo guhindure ngewe ntago naguhindura ngewe. Wowe ugomba kuba wowe ariko nanuga ukamenya ko uri umugore cyangwa uri umugabo. Nese nyiringanzo ko numva ufite ubwenge bwinshi bw'imibereho. Ubwenge se ni reka mvuge ngo ufite uburyo nyine hari ibintu byinshi uzi by'ukuri. Umwari yagucitse ati mwana tujye mu nyine mu buryo bwa blague none umwari yagucitse ati ko numva adafite ubwenge bwinshi akani ibi yarabyize nyuma yuko amucitse nabyo birashoboka. ahubwo hari byinshi nakubwiye ngo yagize kumbaza ngo se mwabanye mumane mwakuranye cyangwa gute. Nawe ko atari kirekire kandi atari gitoya. Ikindi ibyo nakuye mu bihe ikibihe byamaye ni ibingibi ndi kukubwira. Nta bundi bwenge man. Nta bundi bwenge ntabwo. Nta mashuri nize ntayo akazi nize ntacyo. Nta birenza ahubwo ibihe byamaye kwa kundi utsindwa ni deuxième session niki. Second sitting zaye kwa kundi usubira nk'amasomo yawe
nyine byarangaruye birongera binyereka amasomo uko ameze, uko ngomba kujya nsubiza, uko ngomba kugenda, uko ngomba kwitwara, uri kubyumva neza. Noneho igikuru cya danje ngomba noneho kuba uwondiwe. Noneho reka nkwereke nge ndi umurara mubi noneho wa danje nureba binarangira wenda nabyibagirwa, nigisha umuziki, amakorari, abaririmbyi n'ibiki ariko nyine ndacyari wa murara w'imihanda wa danje, uri kubyumva. Nyine nimero zanjye ndazibaha, umuntu mfasha ako kantu nawe ndebe ko nibyo bintu bintunze. Ndi umurara nyine w'imihanda, ntago nyine nahise menya ko ngomba nyine kwigira uko ntariwe bro, nyine biranyica nyine kwa kundi nananutse mu depression nagize, ni kwa kundi nashatse kwigira nyine uwo ntari, uri kubyumva neza. Ebana nyine mubi nyine iyo nabishatse na saa 9 za mitondo ziragera nyine nkiri kwikatira mu mihanda tu. Ariko nyine nkumva ko nguye kuba ngewe, nguye kuba ngewe, n'undi wese abimenye, ube wowe utazicuza nyuma. Rero ku muntu ukeneye ko aricyo namufasha, nimero zanjye ni 078 30 380 69 078 30 380 69. Ndugufasha abaririmbyi, yego, nushaka gucuranga nawe ndamuzana bagenzi banjye bakamufasha, ariko cyane cyane abaririmbyi, amakorali n'ibiki. Ushaka kumwandikira nimero kuri WhatsApp, nayo iri kuri WhatsApp na mobile money. Ahubwo mva mabwire mwana, ubundi mwatangiye mwakwaye guhera aho ngaho bro. Reka mabwire, amafaranga mana araryoha, kandi maze iminsi nafata amafaranga mana, mwangiriye impuhwe ko mwanyumvise ibibazo nagize mukama ku mafaranga. Abajene b'imihanda ngo kaisanse kashize, nukuri mungirire impuhwe. Ntekereza ko nakunze uburyo uganira, n'ubwa mbere twakiriye, ariko tuzajya duhora tukwakira kuko hari byinshi twaganira. Ufite experience y'ubuzima, hari iby'umuziki n'ubundi tubamo mu bwa buri munsi, hari inama nyinshi wagira urubyiruko, hari byinshi nyine abantu. Ariko Fred gatamaza akazo kamatsiko babarire, kandi nagaruka kumena amabanga y'abantu, wenda muhite musubiza nta kibazo. Nimwumva bibakomerekeje ntacyo nimugisubiza, ariko kigumeho nje nta kibazo. Ni gute umuntu yicara akavuga wenda tuvuge ibintu bya The Ben, uti byagenze gutya batabiziranyeho bose, nyine ukumva ari kuvuga ibintu nk'aho byabaye nyine ni nk'ibintu byabereye mu cyumba, ariko yarabimenye kandi nta kamera yashizemo. Yego mbo icya mbere nuko nkuko abivuze tuba turi ku mihanda. Oya mane, buretse imihanda biyihoreye. Nyine reka nkwereke nk'urugero rwa hafi. The Ben n'urugero kamujye n'umuntu usanzwe uzwi cyane. The Ben yakoze ibi nibi hagataza ama operation. Operation nyine akazivuga bafata ku ntuza n'iki sibyo, bagatangira bakavuga ibi nibi uti byagenze gutya, none ngo nikimenyimenye ngo runaka ngo yaraje ngo ambwira ngo ibi nibi ngo kandi ngo umuntu wabimbwi ngo n'umuntu ngo wishumi ngo na The Ben byadanje nyine ngewe byarancanze. Buriya ntago arabaskama. Oya, bimwe mu byo bavuga 60% aba ari byo, 40% ntago aba ari byo. Ndakubwira impamvu, kuko uwo muntu ushobora gusanga ariko urakonta story undi muntu yamubwiye, mu by'ukuri ntago ari ahari. Icyo ni icyambere. Kandi icya kabiri, abantu baba bagendana n'uwo muntu ushobora gusanga dushaka gutera story, nkabitera story nyine nkanga turi hano nkabikubwira, kuko hari byinshi tuba tuzi muri imihanda, ariko ugasanga uwo ndi kubibwira nawe azagenda bibwira undi, agahita nyine ajya kuri cana akajya gutwika, agahita avuga ati ariko ufata kumva afite ubwenge bwinshi sibyo. Ntago mbizi. Sawa. Wakoze cyane rero, wakoze cyane. Ubwo abaza kuza kumwandikira kugira ngo abafashe nyiringanzo no kushyira ka nimero hasi. Yego turabikora. Niyo nimero ubwo wabafasha. Tubashimire cyane abakurikiranye iki kiganiro. Niba hari icyo cyakwigishije, ushaka kuba watuma tuzamugarura, tuzagugarura uko genda kose. Sante kabisa. Tubanza kumva ibitekerezo byanyu, tubanza kumva ibitekerezo by'abadukurikiye, tukibaza niba koko uwo muntu aba agomba kuza. Hari abantu benshi bagomba kukubwira ibigufasha hano hanze. Niyo mpamvu twe twakiriye uyu mujene, reka mwite umujene kuko ni umusore kabisa ukiri mutoya,
ari nako kandi atubwiye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mwakoze kudukurikira, yari Top ariko TV Show. ndifuza ko tuzaganira ku kintu ndabyisabiye ziki wa mbere apana wa kera karahanyuze apana za kera n'ubu ngubu doke new generation Yego. kuko reka mbaye nk'urugero rwa hafi akantu muzakabika ahantu ntituzagira mu 2024 na 28 bano bapeti mukibona bakifite aya mashagaga bazaba bararangiye hanyuma uzajye kunshakira Afrikano yagiye si sari mu bazanye si gishego nta no gukimwibuka n'urugero. Urakoze cya papa, urakoze rwose kunyita. Yes, mwakoze cyane, reka tubashimire, mugire umugisha muhahe muronke. Asante sana.